igipira kirimo byose. Ubwo urakizi ni igipira kirimo byose. Kirimo ikabutura, kirimo umupira wo kwifubika, kirimo kagaputura k'imbere, urumva, kirimo ikote, kirimo n'umwenda nzajyana gusenga, nakijyanaga kuragira ihene, nakivanayo nkagifura ejo nkakijyana gusenga. Mbese mu yandi magambo nari mfite nyogokuru wanjye, iyo twajyanaga kungurira imyenda yanguriraga igipira kuko nicyo cyabaga cyoroshye, kuko ikabutura ntiyamaraga kabiri, yabaga yacitse ku kibuno icyumweru kimwe, ariko icyo gipira cyaramfashaga, nkakivana hano nkacyambara kikashyika ku birenge. None uyu munsi wa none ndashyiramo karuvati, nkajya mariyoti, nkarya agafi nanjye nk'abandi. Imana ishimwe cyane. Iyi Imana yakwibutse guhuza n'abakomeye, ntabwo ari njye wijyanayo. None se nkubeshye ikivuga bikemera? Ntabwo Imana yacu ijya ibeshya. Abamwiringiye bose, ndavuga Uwiteka, bakizera izina rye, abo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Njyewe ndi umwana w'Imana, noneho binkureho ndebe. Wabinkuraho se? Niyo washaka kubigerageza Imana byaguhitana. Nukuri Imana nishimwe. Imana inyuriza indege, naravutse nkasanga iwacu ari njye, banza ari njye wari ukomeye urimo. None se mbeshe nabuze mama mbora papa nkiri umwana. None se ninde wari kunjyana mu ndege? Nawe nukuri ni Yesu wenyine. None se uko navuye iwacu nkaba nuyi Kigali narababwiye ngo hatuye abantu babiri. Hatuye umunyamafaranga n'umunyamavuta. Umuntu wasenze Imana n'umuntu ufite amafaranga. Imana ishimwe. Njyewe rero ntayongera, ariko mfite amavuta, mfite Imana. Haleluya. Rero ntuyi Kigali wahankura se? Ntabwo byako. Imana yaravuze ngo uzaza uhature. Ratumva umuntu wo nkurikiye uri kuri wa, nagira ngo nkubwire ngo humura. Iki Imana niyo yaravuze ngo amadeni ntazadozene azishyurwa. Niba Imana yaravuze ngo amagambo yarahagaze azahagarara. Haleluya. Umva, biragusaba kwizera Imana kugera ku rwego wowe ubwawe wumva uri connect nayo. Imana ishimwe cyane. Dawidi abwira umuntu witwa Yonatani, yari umuhungu wa Sawuli, abwira Dawidi, aramubwira ngo adosire, aramubwira ngo Dawidi, naritegereje nsanga data Imana yamuciye ku ngoma, ariko wowe Imana irakwishimira, uzategeka ubwoko bw'Abisiraheli bwose. Hanyuma ngo Bibiliya iratubwira ngo Dawidi, Yonatani ngo yikundirizwa kuri Dawidi kugira ngo umunsi azaba yagiye ku ngoma azamwibuke. Ikundirizwe ku munyamavuta azakugeza kure. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Iyi Imana yacu ntabwo ihari kugira ngo ikubabaze. Imana yacu ihari kugira ngo igushimishe. Imana yacu ihari kugira ngo ikunezeze. Imana yacu ihari kugira ngo igufate amaboko. Irangije imirimo ya Yabesi, iravuga ngo Yabesi we, nonyutse imirimo yawe. Irangije Imana yibuka Yabesi, uko yibutse Yabesi, aba ariko Imana ikwibuka mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Hari abantu batangiye business zirahomba, hari abantu batangiye ingendo zo kwa prayinga za green card biranga, ariko uyu munsi Imana igire gute? Yongere ibyutse dosiye. Uyu munsi byapfuye byongere bihaguruke. Uyu munsi amadosiye yari yarabitswe yongere yuburwe. Uyu munsi diplome zari zarabitswe zongere zihabwa agaciro mu izina rya Yesu. Uburwayi burakira muri Yesu, yo umwiringiye Yesu arakiza. Haleluya. Muri yaravuze ngo Yesu arakiza, Yesu arakora, Yesu arakora, nukuri arakora, nubwo utarasubizwa, nugakuka umutima, Yesu arakora, Yesu arakora, Yesu arakora, nukuri arakora, nubwo utarasubizwa, nuzakuka umutima, Yesu arakora. Subiramo rimwe. Yesu arakora, nubwo urwaye, nukuri arakora, nubwo amadeni akwishe, nubwo utarasubizwa, nuzakuka umutima, Yesu arakora, nubwo ubukwe bwapfuye, Yesu arakora, nubwo amadeni yahagurutse, Yesu arakora, nubwo karande zaza, nukuri arakora,
nubwo utarasubizwa nuzakuka umutima. Yesu ari mu kazi, Yesu arakora, Yesu ntabwo yahagaze, Yesu arakora. Kandi Yesu kikubwira, Yesu muri Yesu harimo amatike y'indege, muri Yesu harimo visa, muri Yesu harimo imyambaro, muri Yesu harimo ibyo kurya, muri Yesu harimo ibyo kunywa, muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu harimo inshuti z'umumaro, muri Yesu harimo amafaranga, muri Yesu harimo akazi k'umugisha, muri Yesu harimo byose. Yesu arakora. Yes, in the name of Jesus, praise God. Yesu arakora. Uko ijisho rya kamera rindeba niko ijisho ry'Imana rikureba mu izina rya Yesu. Uko Yesu akodene bonedra, uko kamera irimo kundeba ndimo ndavugana nawe uri muri idoze, uri ahangaha turimo kuvuga, uko ijisho rya kamera ririmo kundeba niko ijisho ry'Imana riguhanze amaso. Ntabwo uzapfa gupfa uzaba. Imana iravuga ngo nzaguheka ku mugongo wanjye kugeza imvi zibariye uruyenzi. Ibwira kuro Yesaya 43 ngo nzacenyuruza abami nindangiza ngire gute mukenye. Wowe urinde wo kwirara ntacyo uri cyo, izera Imana izagutabara. Wowe urinde wo kurwanya umuntu w'Imana, humura ntabwo uzamushobora, ahubwo Yesu wamuhagurukije niwe uzamurengera. Wowe we adozine madara, humura Yesu arahari, humura nubwo ubona byabitswe. Yesu abikuyemo, aravuze ngo akira visa, aravuze ngo akira diplome, aravuze ngo akira kwiga, aravuze ngo akira amahoro. Yesu aravuze ngo akira umugisha, Yesu aravuze ngo akira power, Yesu aravuze ngo akira umugisha, Yesu aravuze ngo akira kubohorwa, Yesu aravuze ngo akira gukira indwara, Yesu aravuze ngo akira promotion, Yesu aravuze ngo akira kwiga kaminuza, Yesu aravuze ngo akira umugabo, Yesu aravuze ngo akira umugore, Yesu aravuze ngo akira ubukwe, Yesu arambwiye ngo akira inzu mu izina rya Yesu Kristo. Mana ishimwe, haleluya. Imbaraga n'amavuta bwiza bw'Imana. Yesu arakora. Kabanze mwe koka nze sasa mbabwira Imana bon appétit. Mana ishimwe, ariko Imana yacu ni nziza, ni nziza nyine. Mana yacu none se ugira ngo ibingibi wabikuraho? Ntabwo bishoboka. Nese warwanya ko mbwiriza mwa koka? Ntabwo wabikuraho, kuko ibi Yesu yari yarabivuze. Imana yari yarabimbwiye ngo humura numvugira ntabwo uzicwa n'icyaka. Reka rero mbanze mwe ko hanyuma nze mpanure mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Hanura mu izina rya Yesu. Mana ishimwe cyane. Amen, amen. Yesu arakora. Nubwo utarasubizwa ntuzakuka umutima. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana we watubatuye, shima Imana uwe rudahemuka. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana we watubatuye, shima Imana uwe rudahemuka. Nari kure na byiringiro namba narifise by'amasezerano y'ibizaba, nari kure y'Imana. Haleluya. Nari dozine ngwari ku nagejwe hafi n'amaraso ye, ubu sinigenda niganyira, ndi umwana w'ihoraho. Ngwari kubu nigejwe hafi n'amaraso ye, ubu sinigenda niganyira, ndi umwana w'ihora. Njyewe ndi umwana w'Imana, njyewe ndi umwana w'Imana, ntabwo nyipfuye. Umuntu aheretse kumbwira ngo uriya mwana ni umwana wo mu bakire, ndamubwira ngo humura ntunkange, nanjye ndi umwana wo mu bakire. Waza umbwira iki se? Ufite Yesu. Yarambwiye ngo hunga nguriya n'umwana wo mu bakire, ndamubwira ngo ntunkange nanjye ndi umwana wo mu bakire, kuko ufite Yesu uri umwana wo mu bakire. Ntihagire ugukanga uri umwana wo mu bakire. None se wari waburara? None se wari wabura imyambaro? Umwana wawe ko abona minerivare utagira akazi, ni hehe utari umwana wo mu bakire? Yesu urakoze.
njyewe kwanza ndi umwana wo mu bakire waza sumbwira njyewe ndi umwana wo mu bakire kuko mfite data witwa Yesu kandi ngo mu bubiko bwe harimo byose aposire monetari mu bubiko bwe harimo byose mu bubiko bwe harimo byose kandi Imana yavuganye nawe Imana iragukora yamara kugukora igatangaza abantu umva uko yabwiye Samuel ibice 3 umurongo wa 12 umurongo wa 11 Samuel wa mbere yaramubwiye ngo Samuel ngiye gukora ka ngo mu Bisiraheli amatwi azakumva ngo azacurinje ari ikintu Imana igiye gukora amatwi yawe ntabwo zicuri Imana igiye kubikora amatwi ari bubyumva cyerere mwiza data ushira nabyumvise noneho hari ibintu Imana igiye kukuzamura mu ntera abantu bashoberwa batyoberwa uburyo bigutunguye kandi nimara kubikora amatwi yabo agiye gucura injerere Imana igusubize kugira ngo amatwi y'abantu abyumve hari ibintu abantu bavugiye mu ibanga barangije bakugambanira mu ibanga baravuga ngo n'ubundi ufite diplome nta kizamara ariko Imana irabyumva irangije kubikira ibanga none uyu munsi ibishize ku mugaragaro bose babireba amatwi yabo agiye kubyumva agiye gucura iki hagiye gucura injerere ibishize ku mugaragaro bose Imana igiye ntabwo ibikorera mu ibanga kubera kuko ntabwo Imana ikora nk'abantu kubera ntabwo abantu babivuga ubyumva babivugira iyo mu byumba mu ibanga babiganiriraho utumva rero igiye kubikora ibisohoreza ahagaragara haleluya nkunda umuhanzi witwa Teo yaravuze ngo bose babireba bose babireba igiye guhaguruka bose babireba igukijije indwara bose babireba iguhaye akazi bose babireba ikwimiye mu buzima wari urimo iguhaye ubuzima bwiza bose babireba igukoreye ubukwe bose babireba irangije irakwambitse bose babireba iguhinduriye ubuzima ariko vuga ngo bose babireba iyi bose babireba igiye kubikora kandi ubwo Imana igiye kubikora amatwi yabo agiye kubyumva azacura injereri mu izina rya Yesu umwana wo mu bakire amena ufite Yesu ufite byose ngo ninde wampangara ndi kumwe na Yesu ninde wampangara ndi kumwe na Mwami hoya ntawe hoya ntaumwe hoya ntawe hoya ntanumwe nta numwe waduhangara turi kumwe na Yesu Mana yacu nishimwe kandi reka nkubwire ibi bintu bya Yesu bigusaba ibintu bitatu kugira ngo bigere ku cyambere bigusaba gukiranuka kabiri bikagusaba gusenga gatatu bikagusaba kwizera Mana ishimwe njyewe nizeye ko Imana igiye kunywa Kevin ubundi ubukwe bwanjye urabuze ukuntu bumeze buzaba bumeze neza ubukwe bwanjye ubukwe bwanjye ngikana njyewe Imana yavuganye nanjye irambwira ngo mwana wanjye humura Mana ishimwe nzabukora Mana ishimwe nzabukora kubera iki yabivuze nzaba mpari ndi gushima kubera iki yabivuze njye napushije ubukwe butatu inshuro 3 napushije ubukwe butatu inshuro 3 na invitation nazisohoye imirimo y'Imana urayizi wowe imirimo y'Imana irahangaje imirimo y'Imana irahebuje imirimo y'Imana igize gute irasotize tushikere muri drive haleluya manishimwe yo imirimo y'Imana iratangaje imirimo y'Imana irahebuje turofite ryo kugutura Mwami haleluya hatari umutima wanjye nguhaye ariko Yesu we uri mwiza papa urera kandi nabera urukundo n'imbaraga zo mu ijuru hari ibintu Imana igiye gukora reka noneho mbivuge neza nitonde hari ibintu Imana igiye gukora Mana ishimwe kandi igiye kugutungura haleluya Imana igiye kugutungura nidutungura uko ijisho rya kamera riri kundeba haleluya Imana irebye ibyawe mu izina rya Yesu amen kandi reka nkubwize ukuri haleluya abantu barabireba bakabivugaho ntibagire icyo babikoraho ariko Yesu iyo yabirebye abivugaho wakagira n'icyo abikoraho mu yandi magambo abantu babivugaho ariko Yesu abikoraho yahombye n'ibyo ntacyo babikozeho ariko Yesu aje kugira icyo abikoraho abantu babivugaho ngo wabuze akazi ariko ntacyo babivuzeho kandi babivuze ariko Yesu yabivuzeho ariko agiye no kugira icyo abivugaho agiye kugira icyo abikoraho mu yandi magambo Yesu yaravuze ngo abantu babivugaho ariko Yesu yaje agira gute abikora mu izina rya Yesu Kristo mbega Imana we yo Imana ishimwe cyane
ariko n'umugabo nanjye ndamwemera. Umugabo nanjye ndamwemera. Umugabo nanjye ndamwemera. Umugabo nanjye ndamwemera. Ngo n'umugabo nanjye ndamwemera. Umugabo nanjye ndamwemera. Yesu n'umugabo nanjye ndamwemera. Umugabo nanjye ndamwemera. Umwami n'umugabo nanjye ndamwemera. Umugabo nanjye ndamwemera. Yo ngahindura ibyanze guhinduka. Wahindura ibyanze guhinduka. Yo ngahindura ibyanze guhinduka. Ahindura ibyanze guhinduka. Haleluya, ahindura ibyanze. Nagiye kubona mbona hano hari umuntu. Yes. Nagiye kubona mbona hano hari umuntu. Aha mu bantu bankurikiye hano kuri Baho TV. Afite ikibanza barakimuriganije. Kandi ndetse yamaze no kugikuraho amaboko. Ariko Imana irambwiye ngo irakikugaruriye mu izina rya Yesu. Hano hari umuntu yamaze igihe akora akazi barangije bakamwirukanaho. Ariko Imana irambwiye ngo umuntu wamugambaniye imuvanye mu mwanya aho yarakoraga abangeye bamuhamagaye asuye mu kazi yararimo. Imana irambwiye ngo hari umuntu wapurayinze green card umwaka ushize, hanyuma bahamagara barangije amazina yasohotse ntabwo yisanzeho. Ariko uyu mwaka Imana irambwiye ngo imutunguje igitangaza mu izina rya Yesu. Hari umuntu wa dozine dra, hari umuntu wabuze amafaranga yo kugura passport, Imana irambwiye ngo irayaguhaye mu izina rya Yesu. Hari umuntu wamaze igihe asengera ubukwe bugapfa mumaze gupfa inshuro ebyiri, nge bupfuye gatatu, ariko uyu mwaka ndabukora mu izina rya Yesu. Nawe Imana ibugukorere mu izina rya Yesu. Abantu babivugaho ariko Yesu wagira gute habikoraho. Imana ishimwe nuko papa. Yo Mana nukuri, Imana ni nziza. Nizi bikoreho mu izina rya Yesu. Nziza. Imana ni nziza. Haleluya. 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 Amen, amen. Haleluya. Mana ni nziza. Nta kintu gishobora kubaho cyakubuza umunezero w'Imana. Nta kintu gishobora kukubuza umunezero. Nushaka nujya no kubona ukabona cyaje, cyo kibwira ngo mu izina rya Yesu. Ukibwire ngo wakintu. Reka mubwize ukuri, Satani nakwereka ibibura, uzamwereka ibihari by'Imana yakoze. Satani nakwereka ngo nta bukwe buhari, uzamubwire ngo Imana yanyigishije amashuri izankorera n'ubukwe. Satani nakwereka ibibura, uzamwereka ibihari, ibimenyetso bihari by'Imana yakoze mu izina rya Yesu. Satani nakwereka ibibura, nakubwiraga ngo ujye umutsindisha iby'Imana yakoze. Imana ihabwa icyubahiro nukuri. Imana ishimwe cyane. Nakubwira ngo minerivare nazihari, ujye umubwira ngo na segonderi nayize utabigize mu ruhare. Nakubwira ngo ubukode burakwishe, ujye umubwira ngo iyanyishyuriye inzu umwaka ushize uyu mwaka ntabwo ari yabinanirwa. Iyi nakubwira ngo abana minerivare zashize, ujye umubwira ngo iyanyambitse ntabwo izananirwa kundihirira abana. Satani nakwereka ibigura, ujye umwereka ibihari. Haleluya. Yesu nashimwe. Kandi inzira z'Imana zirenga igihumbi. Iteka yakoze nibyo byari bikomeye. Inzira z'Imana zirenga igihumbi. Haleluya, haleluya. Nigeze mburara rimwe. Ntabwo naburaye igice. Nararyamye ndiyorosa. Mbwira Imana abantu urabyemeye. Niriwe nkuvugira. Irambwira ngo humura urarara uriye. Imana ishimwe. Ngiye kumva numva umuntu arampamagaye. Arambwira tubu tuvugana niyo nyiva muri Canada. Kandi niyo nyigera mu Rwanda. Uri hehe basi ngo ubanze undambore ibiganza mbere yuko ngira gute? Mbere yuko njya muri gahunda zanjye. Imana ishimwe. Ndamubwira nisa ko naryamye wunda byukanze. Arambwira ati ngiye kohereza imodoka izi kunsangisha ahantu ndi ku kibuga cy'indege. Hanyuma nurangiza uze tuganire undambikeho ibiganza. Hoteli uri buraremo ndayishyura. Imana ishimwe. Ariko vuga ngo byagenze gute? Byagenze ute? None se ubwo waburara? Nago waba. Imana ijya yigaragaza ku munota wanyu mubona ko byagize gute byarangiye. Ukuri ijya yigaragaza. Ura amaso ku bantu uyahanga Imana. Imana izakugirira neza. Haleluya. Imana izamanura imvura y'umugisha. Imana ishimwe. Ariko hari uyu dozeneta Imana ikumpera igikundiro. Imana ikunkure igisuzuguriro. Ibwira Yosuwa ibice 5 umurongo wa 9 ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga ngo ni nayo mpamvu hitwa Girugari na bugingo no. Imana ikunkurireho igisuzuguriro hanyuma ahantu iri bukigukurire ntihagukura abantu bataramenya yuko Imana yagukoye igisuzuguriro. Ihakubakira izina, niyo mpamvu aho Yosuwa yabikoreye, Imana yabikoreye ngo niyo mpamvu hitwa Girugari. Nawe aho waba uri Nyarugenge, waba uri Gasabo simbizi, waba uri Rusizi simbizi, waba uri Gisenyi simbizi, waba uri
iburasirazuba burengera sinzahuye ariko ahantu Imana igiye kugukorera igisuzuguriro ihakubakira izina aho wambariye ubucacari Imana ihakubahira iki akumbekira icyubahiro mu izina haleluya rya Yesu Kristo. Imana nishimwe, Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Hari abantu bamaze igihe bapfusha ubukwe, mufate urutoki rwanyu rwambara impeta nindi urangiza ndusengera Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi mbonye Imana, uyu mwaka mbonye Imana ikorera abakobwa ubukwe, mbonye Imana ikorera abasore ubukwe. Hari umushuti wanjye witwa Natani, nahoze mubwira ngo uyu mwaka Imana imukorera ubukwe mu izina rya Yesu. Uyu mwaka imukorera ubukwe kandi uyu munsi harikoze. Nahoze mubwira ngo humura Imana irahari. N'umushuti wanjye atuye hano, akorera hano za Rusizi. Nahoze mubwira ngo humura iyagukoreye biri n'uyu ngibi izabikora mu izina rya Yesu. Hari ibintu Imana igiye kumukorera kandi reka ngo hanurira Natani aho uri uze kunyumva neza. Nagira ngo nkubwire ngo Imana iguhaye kwiga kandi iguhaye kwiga amashuri yose nk'uko yashaka. Kabiri, Imana iguhaye umugore mwiza, Imana iguhaye umugore mwiza kandi uzakunezeza. Gatatu, umutima wo gutanga ugira, Imana iguhaye amafaranga kandi reka nkubwire Natani ubikore nko kwizera. Ugende ufungure konte uyishyiraho amafaranga, wayishyiraho 5, wayishyiraho 1000, wayishyiraho 1010. Ni inzira z'uko Imana ifunguye amafaranga. Konte zawe mbonye Imana izuzuza mu izina rya Yesu. Uko ugira umutima wo gutanga niko Imana ikujuje mu izina rya Yesu. Uko ugira umutima wo gutanga niko Imana ibikoze mu izina rya Yesu. Kandi Imana irambwiye ngo aba bavandimwe bawe 3 bafite perime, Imana ibahaye akazi mu izina rya Yesu kandi ibahaye ikintu cyitwa akazi. Ibahaye amamodoka yo gutwara, nta nubwo ibahaye amamodoka y'abana ahubwo ibahaye amamodoka yabo. Nubwo bagiye kubanza gutwara iz'abandi ariko nta gihe gito cy'ishiye Imana itabahaye izabo mu izina rya Yesu. Natani mwifurije umugisha kuko nagiye kubona mbona uwo muntu bukurimo. Imana izagukoresha kandi izagukoresha ibikomeye, uzatunga amafaranga. Kandi Natani umwaka utaha urashira utaratunga imodoka mu izina rya Yesu. Ntabwo ushira utaratunga imodoka. Uyu mwaka 2025 urashira ufite ivatiri nziza kandi uzayigendamo. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Abera b'Imana iyo bahagaze mu buntu bw'Imana bashikamye, Imana iraza ikabasanga kandi kadozene tashikere manedra igibaremera icyoroshye mu izina rya Imana irakora. Imana irakora cyane. Iyi Imana ya Jewe narayibonye. Warayibonye? Wayirungurutse gutya? Warayibonye? Narayibonye. Imana narayibonye ingaburira shonje. Jewe nabonye Imana ingaburira maze iminsi 3 ntarya. Indindira muri ubwo buzima irandinda kugeza ubwo. Oya wikwirirwa bimbwira kuko n'umuntu akurebesheje amaso abona ntanza rufite. Nese ubundi wambwira ko waburaye nkabyemera. Hari ukuntu Imana niyo waba waburaye ikintu cyitwa kuguhisha. Hari ukuntu ngo igifata umuntu wayo ikamushyira mu mababa yayo yarangiza ikamubinda. Haleluya. Ikamubundikira. Nagira ngo nkubwire ngo hari igihe abantu baguhize, hari igihe abantu bagushaka bakakubura kandi uhari. Uburi heheze ubari bakurura nukubera Imana. Nuko Imana ibigize gute iba yakubundikira ikakubika. Ikakubika. Haleluya. Ikakubika. Yo Mana nikubika mu izina rya Yesu. Mana ishimwe nukuri yacu. Papa warakoze kutubi. Icyubahiro wa Mana we. Cyubahiro ni cyawo utuyahirengeye. Zina ryawe ni icyubahiro wa Mana we. Muhereje icyubahiro wa Mana. Muhereje icyubahiro wa Mana. Muhereje icyubahiro wa Mana. Hari uburyo Imana izajya ibigenza. Umuririmbyi yaravuze ngo gusenga kwanjye kukugereho Mana, ngo kandi umugisha ujye utanga nta mubabaro Imana yongeramo. Imana ishimwe. Imana ibafungura ingendo zo mu mahanga. Imana ibahereje umugisha mu buryo bwose. Imana ikuye inyatsi mu biganza byayo. Vuga ngo Imana inkuye inyatsi mu izina rya Yesu. Vuga ngo Imana inkuye inyatsi mu izina rya Yesu. Nakiriye amafaranga y'amadolari, nakiriye amakoca urayazi, nakoreshwa muri South Africa. Nakiriye amanyake, ndimo ndavuga ibihugu bifite amafaranga afite agaciro. Nakiriye amakoca, nakiriye amadolari, nakiriye amapaundi y'amarivre sterling y'amongereza, nakiriye amayero, nakiriye n'amayuwani kuko nzajya njya no mu Bushinwa kurangura. Amina amina. Imana ishimwe cyane. Imbaraga z'Imana. Nakiriye amadinari akoreshwa muri za Dubai mu bigo by'Abarabu. Amadinari ndayakiriye, ngenda yacakiye. Nge nakiriye amadolari, nakiriye amanyarwanda urayaza agira agaciro. Amena. Imana ishimwe. Ibyo uvuga urabizi. Njyewe nakiriye amafaranga mu izina rya Yesu. Ndaguhanuriye ndakubwiye ngo Imana yacu irahari kandi Imana yacu iri mu kazi kandi abamwiringiye nawe urimo. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo
nkunda bankunda Hallelujah. ariko abashakana umwete Abo nibo bazambona. bazambana bivuze ngo Mana abantu bose ishimwe. Imana ikunda abantu bose Imana irabakunda ariko abayishakana umwete Mana nibo ishimwe. bazayibona Mana nushakana ishimwe. Imana umwete uzayibona mu izina rya Yesu Mana ndabashimiye cyane Imana ibaha umugisha Imana ibarengere Imana ibaha umugisha Hallelujah. hanyuma rero ukeneye ko dusengana waca kuri nimero iri kuri ino channel hanyuma ukayihamagara Kevin ahita ambwira hanyuma akahita duhuza nkaguhanurira nkagusengera Imana twumva icyo Imana ivuga waba ufite inzozi urota zarakucanze hari abantu barota inzozi kabacanga njyewe rero ku nzozi ndi Daniel icyo kintu Imana yarakimwe nushaka urota uri munsi y'intebe mpita nkubwira ubusobanuro nushaka umbwire ngo narose nkwa koka Imana ihita imbwira ubusobanuro hanyuma ngenda bireba niba ari n'uburozi tukavuga ngo nibwo Mana ishimwe wowe urota unywa koka gute koka urayizi koka inywa abakire wowe wari waba umukire ndashimira Imana yuko yabaye mu ruhande rwacu nayo ndimo mbabwira ngo nurota inzozi zikagucanga uzampamagare gusobanura inzozi mu izina rya Yesu nushaka hari umugabo weretse kumbwira ngo yarote yambaye ibitenge ngo umugabo yarambwiye ngo yarose yambaye ibitenge urota wambaye ibitenge uturi umugabo iyo ni karande nayo ni inyatsi mu izina rya Yesu ngo ni umuvumo n'imyuka mibi y'uburaya n'uburangi mu izina rya Yesu Mana data wa twese turagushimye turaguhimbaje izina ryawe rihabwa icyubahiro ni ukuri wakoze databuja ko wabanye natwe kandi waturinze kandi wahaye ubuntu bwawe abakozi bawe abantu bumvishe iri jambo ni ukuri banezerewe ushimwe kandi ushyirwe hejuru bane nabo ukize indwara wishyura amadeni ushyira mu za minerivare ukureho inyatsi ukore ubukwe korera abasore n'abasore ubukwe korera abana n'abakobwa ubukwe kandi ndabizi neza databuja yuko warambwiye ngo uwo nzasabira wese uzamuha uhereze umugisha channel yabaho TV uyagure uhereze abantu subscribers mukande za subscribers na subscribers Mana ukore umanuke ukore mu izina rya Yesu kandi Mana ukoreshe abantu bose bari kuri runo rubuga kugira ngo bakomeze bateze imbere umurimo w'Imana ukuri ndasenze kandi nizeye ni mu izina rya data twese n'iry'umwana ry'umuka wera amen hanyuma rero shalom shalom Imana ibaho umugisha tuzasubira ntabwo nzagenda ngo no kugaruka nzagaruka kandi ningaruka nzagaruka ndi mu mavuta y'ubundi buhanuzi Imana iri kumwe natwe shalom shalom shalom.